Iyo umuhungu aha amafaranga umukobwa dore icyo biba bisobanuye. Umuhungu ashobora kuguha amafaranga ku mpamvu 5 zikurikira. Nucika impamvu ya gatanu nta nicyo uraba wumvise. Impamvu ya mbere, umuhungu aguha amafaranga agamije kukwemeza nk'uko umukobwa yimaki akimeza neza akazunguza nyasha agamije kwemeza umusore. Umuhungu nawe aguha amafaranga agamije kukwemeza. Nanone yaguha kubereka inseko yawe iruta ikofi ye, uri mwiza pe. Ikintu cya kabiri, umuhungu aguha amafaranga kubera ko aguha agaciro kandi yubaha umwanya wawe kuba gufite. Urukundo rw'umuhungu gukunda nyabyo rugaragarira mu bwitange bwe. Nanone ayagutakazaho kukwereka urukundo kuruta kuruvuga. Ikintu cya gatatu, umuhungu aguha amafaranga kugira ngo arebe uko umera, uko witwara, urugero nko kureba ukuntu biha agaciro ukamushimira, cyangwa se kugira ngo akwigureho mukongera urukundo wamukundaga ndetse na keya. Ikintu cya kane, umuhungu aguha amafaranga kubera ko akugiriye impuhwe, kuko yakeneye kugira ngo ukemure ikibazo, atari uko yakurusha ahubwo kugira ngo abonwe neza mu maso yawe nk'umutware kandi yubahwe. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi gituma umuhungu aguha amafaranga, umuhungu aguha amafaranga kubera ko hari icyo yiteze nk'inyishyu kuri wowe kandi atari iy'amafaranga. Hari igihe umuhungu aguha amafaranga nk'ikiguzi cyo kukwiguraho, yiteze ko nawe mu gihe runaka hari icyo nawe uzamuha cyamunezeza kandi utazigera ucyanga cyangwa se ngo umugore, bikaba nk'igishoro. Ese wowe sheri wawe aguha amafaranga kuzihe mpamvu? Si byiza gusaba umuhungu amafaranga mu gihe atayakwihereye ku bushake bwe. Iyubahishe kandi uzirikane ikintu cya gatanu, urukundo nirusabwa ntirugurwa, rurahabwa kandi rugasangirwa.